alinsano bisaba twebwe bishobora kuba byadusaba imyaka 5 kugira ngo njye kuba alinsano muri kubona hano, ariko abahanzi baciye muri Rwanda ubuhanzi bishobora kugusaba umwaka umwe. Gatatu rero dutangira uyu munsi, wenda mwakwibaza ngo turagitangira hanyuma hazakurikiraho iki. Ndagira ngo wenda bagezeho iby'ibanze. Turatangira uyu munsi, ariko amarushanwa y'ibanze ndavuga guhatana kwa mbere bizatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 Ugushyingo uyu mwaka 2023. Tuzatangirira i Huye. Aya marushanwa tuzayakorera mu bice bitandukanye by'igihugu, birumvikana ni mu turere ko tutagera mu turere twose, ariko tuzahagera tukagena iminsi ihagije kugira ngo abanyempano babashe kubona umwanya uhagije wo kumurika no gupiganwa no guhatana bagaragaza impano zabo. Nayo mbabwira rero ko ku itariki 15 kugera kuri 17 Ugushyingo 2023 ni iminsi mikiri imbere, tuzatangirira Huye. Kayonza tuzaba turiyo ku itariki 21 kugera kuri 23. Hanyuma nituvaho tuzajya Nyamasheke ku itariki 28 z'Ugushyingo. Nituva Nyamasheke tujye Rubavu ku itariki 30 kugera ku itariki 30 Ugushyingo kugera ku itariki ya 1 Ukuboza. Tuzaba turi Musanze ku itariki 4 kugera ku itariki 5 Ukuboza uyu mwaka 2023. Hanyuma dusoreze aya marushanwa y'ibanze i Kigali ku itariki 7 kugera ku itariki 9 z'Ukuboza 2023. Birumvikana ko hagenwe igihe gihagije cyo kugira ngo tuzagire umwanya wo guha abanyempano batandukanye hirya no hino mu gihugu muri bino byiciro 9 twavuze, bagaragaza impano zabo, banyure imbere y'akanama nkemurampaka k'inzobere zizabafasha kugira ngo babashe kumurika ndetse no guhabwa inama ku bihangano byabo. Birumvikana umuhanzi ufite impano aha dushobora kwibaza ngo ese hazaza bande. Uretse bya byiciro 9 navuze, hari ibindi by'ingenzi by'ibanze turebaho. Birumvikana tuba twifuza ko umuhanzi winjira muri rushanwa, tubisobanure, igomba kuba byibura arangije amashuri yisumbuye. Nakuvuga ni hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30 muri ba byiciro 9 navuze. Icya kabiri, ibi bice byose navuze amarushanwa azaberamo ntago bivuze ngo ugomba kuba ukomoka aho ngaho. Ushobora kubura aho ngaho ku mpamvu z'akazi cyangwa iyindi mpamvu. Umuhanzi cyangwa se ugaragaza impano azajya ahamwegere kuri aya matariki tuvuze bitewe n'ikimworoheye ndetse n'aya matariki. Ikindi wenda navuga cyihariye nuko hari n'ibikorwa binini duteganya. Amarushanwa iyo tuyarangije, abanyempano mu cyiciro cy'ibanze bazamuka ku rwego rw'igihugu, hakabaho umwiherero. Uwo mwiherero ari uvamo abahatana ku cyiciro cya nyuma, hatoranywamo abahize abandi, bagahembwa ariko bakinjira muri cya cyiciro nababwiraga cyo gufashwa, gutozwa, guhabwa amahirwe atandukanye yo kugira ngo impano zabo zivemo umusaruro n'akazi. Umugore si umuntu, nyina w'umuntu byara umuntu. Atuzimana nande kutagira nyoko, atari ko mama ndamufite, ati ndamufite uwamburiye urutondera, ndamufite uwamburiye urucunda, nyina yo nganzo muzibazo, maze ngo wamushyitse umusinga arawumenye. Atukunda icyo abazi kubyina, none mwiye urubuga rwa Rwanda mugoyi. Ati sinjya wagize ngo icyotura muri rase kimenye nkwiyawurira cyungura, nyero magati naho bazana indigira icyayi bakanyegeta amaboko yombi, sinakurekera ruhanga nagomwe. Ruganza ati muri cyo nagwamagare ni ikiza ntago ari ikibi, nyina nanga amadumbu, ngaho uwo mugore nimumpera amashyi. Umugore si umuntu, umugore si umuntu, umugore si umuntu, nyina w'umuntu byara umuntu. None Imana iduhaye kuvuza impundu, rwanya akayonga ka musare, rumaga nanjye mpimbye imihayo yanyu, mwabanyagasani murabaruta ntaho muhuriye. Mubarusha Imana yababonye, yabarwanisha akamutsinda ishyanga, yabazigama imbuto n'imbabazi mu nda, aho umugabye ntimugwabira. Musana y'Imana irema rutanga, musumba ibibazo zo kwa muganga.
Imana yahamagaye Kamakabwiye ngo nditaba impamo yose murakagwira. Rumaga nabo sindabona umuntu nsumbye ubugabo n'umugore. Tumaze kurangiza ibyiciro bibiri. Uyu munsi turatangiza icyiciro cya gatatu cy'aya marushanwa ya Rwanda ubuhanzi. Merci yabivuze neza n'amarushanwa. Atangira ku ikubitiro ari nayo ntego tugifite. Twifuzaga gushakisha impano z'abakiri bato zikagaragara ariko zigaterwa ingabo mu bitugu kugira ngo zizamuke, ariko ntizizamuke gusa, zibyara imirimo. N'ubuhanzi rero bugomba kubyara inyungu, ubuhanzi bugomba kubyara imirimo. Icyiciro cya Alinsano bisaba twebwe bishobora kuba byadusaba imyaka 5 kugira ngo njye kuba Alinsano muri kubona hano, ariko abahanzi baciye muri Rwanda ubuhanzi bishobora kugusaba umwaka umwe kugira ngo ujye kuba Alinsano ubona hano. Nk'umuntu wari ufite impano nari nyifite yego, ariko naritinyaga, sinari nzi aho nahera, sinari nzi aho nabaza amakuru cyangwa se naho nakura ubwo bumenyi. Ariko burya kuba uri kumwe n'abantu bakuzi neza, yaba inshuti yawe, imiryango, bakomeje banyikaringa kujya muri iryo rushanwa. Akaba ariko nanjye nakitabiriye icyo cyiciro cya mbere, ndetse njya kugira amahirwe ngera kuri finale n'abandi bahanzi. Abahanzi twese twageze kuri finale, twarafashijwe mu buryo butandukanye. Icyabayeho cya mbere uko twagiye muri incubation phase, aho twahawe ubumenyi bwimbitse burushijeho mu gutegura imishinga, uburyo wabyaza impano yawe umusaruro. Ubu ngubu mfite inzu y'imideli itunganya imyenda, ikora imyenda yo kwambara ya buri munsi, yitwa Kanyana World. Natangiye n'ubwe nk'uko nabibabwiye, ariko hamwe n'ubwo bumenyi bwose ubu ngubu tugeze ku bantu 17, harimo 11 bakora umunsi ku munsi ndetse n'6 bakora part time. Ni uburyo bumwe bukwihutisha mu kugera ku mpano yawe, kuko ntabwo ari ahantu henshi dushobora gukura ubumenyi mu bijyanye na arts ndetse n'uburyo wahanga imirimo. Rero nibabyaze amahirwe umusaruro, bitabire iki cyiciro kuri 15 tuzabe turi kumwe ahantu hose. Murakoze cyane. Ndaza kuvuga first nka a mentor, and then nka judge, ariko the same time a trainer. Ubundi mentorship imeze nka parenting, ni nk'umubyeyi. Training ikaza kuza nyuma, ariko wabanje ikintu cyo kumentoringa. Twabonye impano nyinshi hanze aha. U Rwanda rufite abana bafite impano nyinshi pe, ariko noneho muri mentoring aho ngaho niho twakoraga akazi katoroshye ko kugira ngo umukure mu bintu atekereza. Nkuko navuze ko mentoring ni nk'umubyeyi, habaho guidance. Twabahaga guidance, ukabanza ukamukuramo ikintu cyo kumva ngo arashaka kugira fame, kuko benshi twarababazaga kuki ushaka kuba muri iki kintu. Ati ndashaka kumenyekana. Urashaka kumenyekana, ni rero bizakugora. Banza ukikuremo, kumenyekana bizaza nyuma, ariko banza ushake ubucuti bwawe nawe. Be your own friend, kuko talent ikurimo, icyambere ugomba kubanza kuba inshuti nayo. Noneho nushaka kugira icyo ukora, tekereza urashaka kuba nde, urashaka gukora iki, urashaka kubikora mu buhe buryo. So tukabanza tukabahanagura ibintu baza bafite bakuye hanze aho ngaho, noneho tukabategura neza kucyo bagomba kuba cyo. Bahava bamaze kumenya yuko it's not only about fame, but it's a career. Kizaba ikintu kigutunze, kuko talent ikurimo igomba kuzagutunga one way or the other. So ibyo byose rero tukabijyanisha no kubashyira kuri standard na Rwanda ubuhanzi ubwayo ikeneye yuko igira abahanzi baza bagaca muri Rwanda bagira standard runaka bagomba kugeraho.
ibyo ngibyo ndahera ku buhamya bwa Nadine. Urumva iyo ataza guca muri iyo mentorship yakabaye aza afite ubundi buryo atekereza, ariko at least ubu ngubu ari kuri standard runaka. So ni kimwe rero n'izindi categories, abari muri filmmaking, abari muri performing arts, abari muri music, abari muri dance. Tubategura tubabwira yuko ari ikintu kigomba kuzagutunga byanze bikunze. Ati Rwanda ubuhanzi turi mu bufatanye bukomeye na Minisiteri y'Urubyiruko. Abahanzi bazayigana muri aho mu karere kose bazajyamo bazabagiye muri iyi platform, tuzakomeza guterana inkunga. Icya kabiri, n'abafite ibitekerezo by'umwihariko bikeneye advocacy, support, recommendation n'ibindi, nababwiye ko Minisiteri y'Urubyiruko iri open for them, irafunguye. Icya gatatu, hari n'abagira ibitaramo, abifuza visibility, natwe tugira events nka Minisiteri y'Urubyiruko, mugomba kudutera inkunga tugafatanya, natwe tukabatera ingabo mu bitugu. Nakishimira ko iki gice cyaba nk'uko bimeze mu bindi bihugu. Turabizi iyo ureba Hollywood, ukareba Nollywood, ukareba Bollywood, usanga ahari abahanzi, creative industry izamura ubukungu bw'igihugu ku buryo bugaragara. So mureke dufatanye, nimunategura ihuriro, mugategura inama ikomeye, mugategura science iherekeza creative industry, muzareke tubitegurane dufatanye turebe icyerekezo twabiha.